nkaba ndi umugraduate wabaye muri GBI. Imyaka yose namaze muri kaminuza nabaye muri GBI. Ni ahantu nagiriye umugisha igihe kinini. Niyo ngeze no hantu hari abanyeshuri bitegura kuza muri kaminuza, bashishikariza kugira ngo bagera muri kaminuza bazajye muri GBI. Kubera ko nzi ko ntabwo jewe I don't matter about the numbers. It's really ntabwo ari ibintu bataringa cyane. Umubare ni mwiza ariko uburo bwinshi ubukunda kutabyara umusururu mwiza. Yesu ashimwe. Ndaza kubibabwira. So mbishimiye Imana ko ndi hano uyu munsi. Iyi ni inshuro ngo ya 4 nza hano. Ndashimana cyane kubw'umuyobozi staff Safari wanumiye kugira ngo nzaze dusangire ijambo ry'Imana. Ariko ndashimira n'Imana ku bwa GBI. Nubwo naje GS arabizi bavuganye kuko tuza turi abakozi ba GBI. Nubwo turi iruhande turabagraduate ariko tuza turi aba staff. Ndi mu ATS. Aba ATS murabazi? Aba ATS murabazi? Akiretse abashyitsi nyiragahari. Na Associate Training Secretary n'abigisha b'ijambo ry'Imana barashoje barabaye muri kaminuza muri GBI, basoza bagakomeza gufatanya na staff ya GBI kuvuga ubutumwa bwiza kuri kaminuza. Cyo bita aba ATS. Abandi umwe muri bo rero. Amen. Iyo naje hano rero ntabwo nza nk'umushyitsi batumiye, nza nka GBI. IGBR cyangwa se staff ya IGBR. So GS rero arabasuhuza ko mutakiri ntashyo. Hari amagambo yanyandikiye ambwira ngo nyababwire nashaka gusoma akomerezaho. Yambwiye ngo ubasuhuze babe serious mu gakiza. Amagambo asoma niko yanditse, niyo yayanditse. Babe serious mu gakiza koma kandi bagire big perspective ya kingdom of God. Nawe yasoreje abindi umuyobozi abari umuyobozi. Ubasuhuze babe serious mu gakiza kandi bagire big perspective ya kingdom of God. Big perspective y'ubwami bw'Imana. Ngizo intashyo zikomoka ku muyobozi wa IGBR. Amen. Ndashimana rero cyane ko ndi hano. Ndashimana cyane kubw'abavandimwe nabonye hano twabanye. Nigeze kuba umuyobozi mu kigo cya secondaire. Ajya mbabwira ngo muzajye muri GBI. Umuntu bita Manase, umuntu bita Joshua, umuntu bita Sierra. Yamanike ibiganza mu barebe. Joshua nguriya. So hari ikigo rero nayoboyeho bigagaho. Ndashimana cyane ko baje muri GBI. Bishimira Imana cyane. Nkaba ndi umukozi muri AER Rwanda. AER Rwanda murayizi? African Evangelistic Enterprise cyangwa umuryango nyafurika w'ivugabutumwa. Abamodinatinga ivugabutumwa muri AER Rwanda. Niko kazi nkora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Niko kazi ka member. Reka ariko mbyita bishimira Imana cyane kubw'ibyo. So ndi hano kubera ko bantumiye. Ndashaka kugira ngo utangire tuganire ijambo ry'Imana. Shimana cyane ku bwa GBI. Nayibayemo ariko muri kaminuza y'UR Nyagatare campus niho nigiye, niho naje no kumenyera n'ibyo nizera. Nibwo naje kumenya ibyo nizera ibyari byo. Ndi muri GBI. Ndi umwana ukomoka mu muryango wa Gikristo. Umubyeyi wanjye ni umupasiteri muri Assemblée de Dieu kuva kera. Nakuriye muri icyo kirere cya gipasiteri. Nza no kujya kubatizwa, mbatizwa narakizwa. Amen. Mbatizwa narakizwa. Abantu bazi umuvumba mu Nyagatare ntabwo biziye, ndabeko benshi bahazi. Nagiye umuvumba niga mu wa 5 primaire. Kuko bari bambwiye ko imyaka igeze yo kubatizwa kubera gukorera mu idini. Asante.
noneho imyaka igeze barambwira ngo njya kwigana n'abandi iby'umubatizo, njya kwiga umubatizo. Maze kwiga umubatizo mu by'ukuri narasibye, ntabwo nashoje inyigisho neza, ahubwo ko no kwa pasiteri Kamemu ntabwo bajyaga kumbuza kujya kubatizwa. Igihe kiragera cy'umubatizo njya Muvumba, tugezemo manuka numye umutima, ndamanuka ndatoha, nzamuka nyumye umutima ariko inyuma natose. Bimbere ubuzima bwo namaze mu itorero igihe kinini cyane, nkora imirimo y'itorero, ndi umuririmbyi mwiza, nzi no gusenga, nzi imirimo yose y'idini yose nyizi, ariko ntarakizwa. Naje guhura na Yesu ndi mu wa kabiri segonderi ahantu bita Karangazi mu Kanyeri, nibwo naje gukizwa 2007, nibwo naje guhura na Yesu ndakizwa. Ariko ngumana urujijo ibyo nizeye, ngumana urujijo, numva si bino bintu ni iby'iteka cyangwa se ni ibintu bizagira bikagenda, nkumva ntafite icyizere cy'aka gakiza. Amen. Njya ahantu bita mu Musheki, Nyagatare Secondary School, njya mu murimo w'Imana ndakora, ndatanga introduction ntoya kugira ngo nkomeze ninjire mu isomo. Nkora 2009 kugeza 2011 erego yose nari mu murimo, nkora umurimo w'Imana n'imbaraga nyinshi, kandi koko nyijijwe, ariko mfite urujijo. Ntabwo navuga ibintu byose kubera umwanya, ariko ngeze muri kaminuza 2013 hari kuwa gatanu ndi muri serire ya Jebeye, baje muri ghetto aho twabaga, serire yacu dukora Bible study kuri Yohana ubutumwa bwiza baretswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 27 kugeza kuri 30. Haravuga ngo intama zanjye ndazizi, zumva ijwi ryanjye, ndazihamagara zumva ijwi ryanjye, zirankurikira. Avuga ngo zirankurikira ngo kandi mbazuha ubugingo buhoraho. Iyo haje akantu bita guhoraho rero ahantu byakoze mu mutwe wanjye ngo n'ubugingo kandi buhoraho, nisanzwe byumva, ariko ntaje ikintu bita guhoraho, Umwuka Wera afungura amaso yanjye kugira ngo mbyumve no kubireba y'umwuka, amaso y'umwuka. Hanyuma arakomeza aravuga ngo ziha ubugingo buhoraho ngo kandi ntabwo zizarimbuka ngo na hato. Bageze ngo ni na hato, ntabwo zizarimbuka ngo na hato, ziha ubugingo buhoraho kandi ntabwo zizarimbuka na hato iteka ryose. Aho ngaho ndavuga ni umuntu wari uyoboye, ndavuga ni na hato byanditseho cyangwa se dupfuye gusoma gusa. Ndongera ndasoma na hato nsanga irahari, ngize intama n'ubugingo buhoraho ntabwo zizarimbuka na hato. Numva kankozemo ndatuza, turakomeza hepfo. Aravuga ngo izi ntama zanjye ziri mu biganza byanjye kandi ntawe ubasha kuzivunura muri ibyo biganza, ngo jyewe na Data turi umwe. Amen. Noneho ndavuga intanga hano hararenze, izi ntama ntizizarimbuka na hato, zifite ubugingo kandi buhoraho, ntizizarimbuka na hato, ziri mu biganza bya Data, ngo ntawabasha kuvuvunura. Ikinyarwanda kivuga ngo gukura ikintu ahantu ariko byagusabye imbaraga na tekinike nyinshi. Ntabwo ari ukuvuga ngo gupfa gushikuza, ahubwo ni ugusa naho ukira n'undi ariko ugasa naho ukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ugikureho, bita kuvuvura. Amen. Amen. Mu cyongereza bavuga snatch out, kuba wakuramo ikintu ariko ukoresheje imbaraga nyinshi cyangwa amayeri cyangwa ubushobozi bwose ufite kugira ngo ujye kuri icyo kintu, ububasha bw'undi. Yesu aravuga izo ntama ngo ntawe ubasha kuzuvunura mu kiganza cya Data, mu jyewe na Data turi umwe. Uwo munsi hari kuwa gatanu ku mugoroba saa 12 nibwo nakiriye asiranse y'agakiza afite, guhera 2013 kugeza iteka ryose ndi uw'ijuru. Amen. Haleluya. Umuntu mugiye kugana rero
ni wowe wizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butanga ubugingo buhoraho bw'iteka, ntabwo ari igicagati, ni ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. Amen. Roma iteme ivuga ngo who is Jesus, cyangwa Yesu ninde, ariko bongera bavuga ngo the reconciler cyangwa umwunzi ngira ngo no mu Rwanda dufite abunzi, ariko ntabwo uzi neza ko bakora akazi nk'ako Yesu yakoze. N'abunzi hari amagambo ushaka kugira ngo dusome hanyuma dukomezanye. Ngewe nkunda indirimbo, nkunda no kubwiriza ndirimba, n'umwuka wera bizanye rero ucuranzi n'ubundi senti, because I will be using piano very much. Amen. Amen. Abakolosayi cyo cya mbere murongo wa 20 kugeza kuri 23, 20 kugeza kuri 23. Ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, bose ni igitangaza ko Yesu yaje, ukawe wera ni unyobora uzagezi wane wishura, igitangaza 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 bose igitangaza
namwe abayo kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we imwiyungisha n'ibintu byose ari ibyo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Namwe abayo baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Niba muguma mu byo twizera mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega kandi mutinurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, aribwo jyewe Paul nahindukiye ubwiriza wabwo. So verse 1 na verse 2 agira ngo mumurikire murongo wa mbere, igice cya mbere, murongo wa mbere n'uwa kabiri. Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, na Timoteyo mwene data turabandikiye, bene data bo muri Kristo bera. Bameze bate? Iyi ni ingingo ikomeye cyane. Yes. Bera bo kwizerwa bari i Kolosayi, ubuntu n'amahoro be muri mwe biva ku Mana Data wa twese. Amen. Abakorinto ba kabiri ibice 5. Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 18 kugeza kuri 21. Kamere kuri 17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose abihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba icyabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Icyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya, haleluya. Ubundi hari imirongo imeze nk'akanunga, hari imirongo imeze nk'akanunga. Akanunga muzi akanunga ni nukazi, ariko amagenerasiyo y'ubu ngubu ni matoya kabisa. Ntabwo muzi akanunga, ntabwo muzi agasozi nkare. Biragaragara yuko abantu bakiri batoya. Akanunga ni ahantu, ni nk'agasozi ariko kari ahantu hirengeye. Rero hari imirongo imeze nk'utwo dusozi turi ahantu hirengeye, ku buryo umuntu wese akwiye kugasoma akakareba ntagahushe. Umurongo 21 umeze nk'ako kanunga, avuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Who is Jesus? Paul arandika akavuga ngo, aha ndaza kuhareba, reka nisubire mu Bakolosayi. Arandika akavuga ngo, kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba imwiyungisha n'ibintu byose byo mu isi cyangwa byo mu ijuru. Namwe abari batandukanijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Yesu ashimwe cyane. Agira ngo tuvuge kuri Yesu. Amen. Ariko Yesu nk'umuzi cyangwa se waje kunga abantu n'Imana, ntabwo ushobora kuvuga ubwiyunge bw'umuntu n'Imana utavuze agakiza. Kandi ndabizi neza iyo tuvuze ubwiyunge haba harimo ibintu byinshi. Abajebesi kiretse wenda nk'abashyitsi, abajebesi bafite ibintu byinshi, amadokitrine menshi, justification, reconciliation,
propitiation, redemption, ibindi bisigaye ni ibi: glorification, sanctification, hari irindi bijyango risigaye ahari, total depravity. Kamemu ntabwo ushobora kumva ubutumwa bwiza utarabahera kuri total depravity. Yego, ayo materina yose ubundi aganisha ku kintu bita agakiza. Amen. Ariko reconciliation ni ijambo rimwe risa naho rihatse ayo yose arimo aho ngaho. Njye nkunda kwigisha yose. Yesu ashimwe cyane. Iyo avuga reconciliation ni ukugarura ubusabane hagati y'abantu bari bafitanye amakimbirane. Mu magambo yoroshye, ni abantu bafitanye amakimbirane, noneho harimo kongera kugarura ubwo busabane, ukabunga, kandi uko kunga kukaba ari ukunga kuzuye. Yesu ashimwe cyane. Iyo tuvuga reconciliation hano, ngo abari batandukanijwe n'Imana kera, yajemo kera, bigana kuri Adamu, bigana kuri nde? Kuri Adamu. Kuko twese aho tuba dukomoka ahantu hamwe. Nushaka uvuka ku bapasiteri n'umwana wo gutanga intajyoge, ukomoka ahantu handuye, reka ariho mperanga, kuko niryo bufunguro ry'ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni byiza cyane kumva inkuru nziza, ariko abanje kumva ikintu bita inkumbi. Inkuru mbi ni uko twatandukanye n'Imana, kandi ntabwo twabasha kwikiza. Kandi ntabwo bihereye aho ngaho, hari ukuvuga ngo wenda natandukanye nayo, ndi umunyabyaha, nakuri nabigenza, ubwo Imana iziyaranja. Ntabwo ari uko bimeze. Bibiliya ivuga ngo uwizera Umwana w'Imana abona ubugingo buhoraho, ngo utamwizera nta bugingo buhoraho azabona, ngaho umujinya w'Imana uguma kuri we. Ikintu kiguma ahantu cyari gisanzwe. Amen. Nicyo bisobanuye. Umujinya w'Imana uguma kuri we, bishatse kuvuga ko umujinya usanzweho. Wavuga uti se ni ryari umujinya w'Imana waje ku muntu ku buryo iyo atizeye umugumaho utamuzaho? Nuko tuvuka tuvukanye uwo mujinya. Amen. Haleluya. Nkunda gutanga urugero. Nuko wavuga ubyara mama wawe akakubyara amasengesho y'isi 40, akakubyara ugatuti hano mu rusengero ari amasengesho y'isi 40, akubyara umunyabyaha wuzuye ufite umujinya mu mutwe w'Imana. And I want just to hammer this in your mind, yuko tuvukana umujinya. Dawidi aravuga mu byaha n'umama yambyariye, avuga narana mu gukiranirwa mu byaha n'umama yambyariye. Amen. Uwo mwana uvuka ubyara n'umwana wo damu w'umutambyi, bose ari abantu rwose beza, babyara umwana ari umunyabyaha wuzuye atari yakorana icyaha. And that's the beginning of understanding the gospel. Amen. Agakiza katarafite imirimo myiza, agakiza gakomoka ku Mana, agakiza k'umucunguzi wacu Yesu, gahera kuri Adamu. Twatandukanijwe n'Imana kera ryari muri Edeni. Ntabwo ari ejo bundi uvuka, oya. Ejo bundi uvuka hari habyawe umuntu ugiye kugaragaza imbuto zatewe kera muri Adamu. Amen. Uwo mwana uvutse gutyo, umeze gutyo, angana na mayibobo. Umwana ubyawe n'indaya zombi zikamubyara muri burudire. Imbere y'Imana bose babangana. Amen. Bose babangana. Kuko n'ikibakiza ni kimwe, umusaraba wa Yesu. Ikibakiza ni kimwe, umusaraba wa Yesu. Umwicanyi ruharwa n'inyangamugayo imbere y'abantu batandukanye, ariko imbere y'Imana ntabwo ari ko bimeze. Amen. Haleluya. Imbere y'abantu ushobora kujyagira amatari ku yugu y'ukamera, iyo wajyaje ukamwita ukundi kuntu, ariko iyo umwicanyi n'abantu, niba hari abantu babayeho nka batatu b'ingenzi babonye ikintu gikomeye cyane mu mateka yabo, abantu batatu. Icya mbere, umuntu wa mbere ni Baraba. Baraba yari igisambo kimwe gifite itegeko,
he was a serious thief mu murwa, yari azi kwiba ariko by'umwuga. Bamushyira mu buroko. Igihe Yesu yapfaga, ishyanga ryose ryavuze ko bohora barabaha agafunga umucunguzi, akaba ujya mwanya we. Uwo ni umuntu wa mbere wabonye agakiza. Undi muntu wa kabiri ni igisambo cyari kiri ku musaraba. Noneho kimwe kiri ahangaha, ikindi kiri hano, ntabwo nzi niba cyari ibumoso cyangwa icyari iburyo cyihariye. Avuga ngo twebwe ibyo tuzira ni ibyacu, ariko wowe urimo urazira iki? Avuga ngo tuzanyibukire, uzanyibukire nugira mu bwami bwawe. Yesu avuga ngo wivuga ngo mu gihe kizaza, ngo mu kanya turabana muri paradiso. Kitarabatizwa nta muntu uza cyari cyakora. Avuga ngo mu kanya turabana he? Paradiso. Abona abantu babiri bumvishe inkuru nziza, ariko bitewe n'ijambo ryavuye ku mucunguzi, inkuru nziza ikomoka ku mucunguzi. Umuntu wa gatatu ni igisambo kindi cyabonye gutangara gusa, cyo kiva mu mucunguzi. Uwo icyo gisambo kindi cyari cyahagarariye abantu bose bazumva ijambo ry'Imana, ariko ntibizere, bakarimbuka kandi bumvisha umucunguzi. Abandi hirya bagakira. Baraba ahagarariye isi yose izakizwa n'umucunguzi. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu navuze ni igitangaza muri ya ndirimbo ko nahawe agakiza. Haleluya. Ari igisambo, ari baraba babonye ubwiyunge, biyunga n'Imana binyuze kuri Yesu gusa, nta mudiyakoni, nta mupasiteri, nta n'umuvugabutumwa. Ari ijambo rikomotse ku mucunguzi gusa, ritanga inkuru nziza, abona ubugingo buhoraho. Iki ni igisambo kirimbukira ku musaraba, kiri kumwe n'umucunguzi. Niko bikimeze n'ubu aho twicaye. Ushobora kuvuga rino jambo nturyizere ukazarimbuka, kandi ijambo ryarakugezeho. Ariko muri kano kanya niba urimo utari wakizwa, Imana iragushaka. Ntiwite ku gihe umaze, ntiwite ku myaka umaze, ntiwite ku bihe byose n'ubuzima waciyeho buteye ubwoba, wakoze n'ubuzima bw'icyaha wagezemo ukavuga uti ahari Imana ishobora kubabarira. Ni wowe ishaka kurenza abandi. Amen. Ni wowe ishaka. Imana ntabwo yaje kwiyunga n'abanyageso nziza, yaje kwiyunga n'abanyabyaha babandi bagaheza. Paulo arandikira itorero ry'Ikolosayi ababwira yuko umurongo wa mbere aravanga, arabandikira ko ari abera n'abera. Arandikira abera. Iyo avuga abera, ni umuntu wese wizeye Kristo aba ari uwera. Ntabwo ari umuntu wakoze ibintu myiza n'utundi tuntu twiza tubasha kumugira uwera. Umuntu wese umaze kwizera Kristo, Imana imuha status nshyashya yo kwitwa ko ari uwera umukiranutsi imbere yayo, 100%. Ntabwo ari 99.9%, 100%. Uko kwera ntabwo guterwa n'imirimo myiza cyangwa n'ibintu yakoze bindi, ni ukwera gukomoka kuri Yesu. Ubasha kunga umunyabyaha utabasha kwiyunga n'Imana, akungwa n'Imana, akitwa umukiranutsi. Yitwa umukiranutsi, naza kubivugaho, hari zireta zikomoka mu kwiyunga n'Imana. Akitwa umukiranutsi n'uwera imbere y'Imana. Itorero ry'Ikolosayi, Paulo ararihizina akavuga ngo murabera, kandi mu kanya akaza kubagaya. Mu bice bikurikira akaza kugenda bagaya. ABCD mugomba kubireka, ABCD mugomba kubireka. Ntabwo mbereka kugira muhinduka abera, ahubwo ko murabera mugomba kubireka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aya magambo Paulo arimo kuvuga, umurongo wa 21 ngo namwe bari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu. Ntabwo ari abanzi bayo ku byaha bigaragara hanze, ni abanzi bayo mu mitima. Umuntu ashobora kuba avuga ngo ntabwo ndi umunyabyaha kubera ko atasambanye, atibye, atarwanya, atatonganye, ariko umutima wawe wavukanye uvuga kuri abo bantu batandukanye n'Imana, ngo bari abanzi b'Imana mu mitima yabo, ntabwo ari inyuma. It's not an external issue, it's an internal issue. Kuko umuntu wese ariyizi, nubwo umuntu yakwigaragaza neza inyuma, ariko ari wenyine ariyizi, ari muri dushe ariyizi, ari mu cyumba cye ariyizi. Uko umuntu ameze ari wenyine ndani kwari ari umunyabyaha, avuga ngo bari abanzi b'Imana mu mitima yabo. Ntabwo Paulo avuga ibyaha byo hanze, aravuga umutima. Yesu ashimwe.
murabizi ko hari inyangamugayo, hari inyangamugayo nziza cyane. Inyangamugayo usaba amazi akavuga ngo kuva twabaho iwacu twari twatanga amazi, agatanga amata yitiye, abazi ibintu by'inka agatanga amata kandi amata yitiye. Buriya amata yitiye, iyo umuntu akuze Imana amata yitiye, umuco wabo watuzi aba akwakiriye neza. Amen. Agatanga ikintu cyiza utanamusabye, akagaragaza ko afite umuco mwiza. Banyangeso nziza abo ngabo batari bizera Kristo nibo bazabanza mu muriro. Pawulo aravuga ngo bari abanzi b'Imana mu mitima yabo. Uyu mutima niwo Imana yabwiye Nowa igiye kurimbura generasiyo ye. Itangiriro 6 twasome murongo wa 5. Itangiriro 6 murongo wa 5. Itangiriro 6 murongo wa 5 twaje twese. Imitima murongo wa 5 avuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi kugeza iteka ryose. Kwibwira ko imitima yabo ari kubi kugeza iteka ryose. Turabona amatandukaniro y'Imana kera imitima yanyu, imitima ahangaha aragaragaza yuko Uwiteka arebye akabona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose ko imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Vuga ngo umuntu akigwa, Adamu akimara kugwa, habayeho ikintu kiba yita separation. Uko gutandukana n'Imana bita urupfu rw'iteka. Gutandukana n'Imana byabaye muri Edeni ni urupfu. Urupfu rwo mu mwuka, ntabwo ari urupfu rw'umubiri. N'urupfu rw'umubiri ni akantu koroshye. Abantu benshi bakunda gutinya urupfu rw'umubiri kubera ko batazi urupfu original. Urupfu original ni uko wabuze Imana itabayeho. Iyo umuntu avuye mu mubiri, mpamvu avuga ngo George avuye mu mubiri, yavuye mu mubiri, twe tukabyita urupfu, ariko ni ukuva mu mubiri. Urupfu rurahari, ni ugutandukana n'Imana. Urupfu iyo umuntu arupfuye ntabwo arupfa mu buryo bw'umubiri, araruvukana keretse iyo yizeye Yesu akarukira. Amen. Iyo twizeye Kristo dukurwaho urupfu, tutari twakizwa tuba turufite, kuko imitima twavukanye twakwiye kuri Adamu itandukanye n'Imana. Tuvuka dupfuye, tuvuga dutandukanye n'Imana. Ibyo Pawulo avuga mu Efeso ibice birabango, namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu byo mwagendagamo kera mukugize imigezo y'iyi si, ngo kandi ku bwa kavukire yanyu mwaraho kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ku bwa kavukire, ntabwo ari ku bw'ibyaha byakozwe, ni ku bwa kavukire. Twaraho kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ntiza hano kubera ko numva nifuza ko twumva origine y'ububi bwacu, aribyo bituma tubasha kwiyunga n'Imana. Ntabwo ari ukwiyunga n'Imana ureka ABCD, ni ukwiyunga n'Imana wirekura wese kugira ngo yirekurire by'iteka ryose. Haleluya. Ntabwo ari agakiza gakomeye bavuga ngo reka ureke gusambana, reka ureke kwiba, reka ureke ibindi byose ngo ariko usigare wiyobora. Oya, agakiza kayihose, agakiza kayihose ni ugukundisha Uwiteka imbaraga zawe, ubwenge bwawe n'umutima byose byarapfuye. Niba utabaye ntabwo wumva agakiza kayihose. Ufite agakiza ko muri knowledge, ntabwo ari agakiza gakomoka ku mucunguzi wacu Yesu ashimwe. Haleluya. So kwibwira kwabo kose ko imitima yabo ni kubi kugeza iteka ryose. Ndashima Imana cyane ko naje kubimenya ko ariko nari intege, ntabwo agakiza ku buntu bw'Imana. Yesu ashimwe. Izi nkuru iyo tuvuga ubwiyunge ari ijambo ry'Ikigiriki bita apokatalaso. Apokatalaso ni ijambo ry'Ikigiriki risobanura ubwiyunge ariko rigabanijemo ibice nka bibiri. Apo bisobanuye gufinishinga, niko nabivuga mu Kinyarwanda kivanze n'Icyongereza, gusoza. Kwiyunga hano bavuga ubwiyunge buvugwa hano rubanzirizwa na apo bisobanura finishing, gukora ikintu cyo kwiyunga n'undi muntu ariko kikaba cyuzuye. It is finishing a task, cyangwa the completeness, ikintu cyuzuye cy'umuzu. Ariko ijambo rya Pawulo ngo katalaso
amaraso bisobanuye guhindura umuntu ava mu bwanzi ajya mu rukundo kandi rw'iteka. Iyo Paul avuga ngo mwiyunze n'Imana binyuze muri Kristo, abavuga apokarataso. Apokarataso abashatse kuvuga ngo habaye ubwiyunge biciye muri Yesu, ariko n'ubwiyunge bwuzuye. Ariko ikindi cya kabiri, mwarahinduriwe, mwarabazi n'Imana, muri abakunzi b'Imana, kandi ibyo bintu biruzuye, ntabwo ari mu gice cagati, ibintu byuzuye. Iyo avuga ngo mwe mwatandukijwe n'Imana kera, ariko none mwiyunze n'Imana kubw'umubiri w'umwana wayo, abavuze rino jambo ntabwo ari ukwiyunga dusanzwe tuzi, ni ukwiyunga ariko kuri totali, ni ukwiyunga kuzuye kwakozwe na Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. So uko kwiyunga ni inkuru y'Imana, ifitiye umuntu wese uva kuri Adamu, kuko hagati yacu n'Imana twabaye abanzi bayo. Itangiriro gatatu ngiye kuvuga abantu nibura bane b'ingenzi mu isezerano rya kera bagiye bagaragaza mu bwiyunge mu mateka y'isi n'amateka y'ijambo ry'Imana. Itangiriro tugiye kureba kuri Adamu ikintu cyamubayeho gatatu. Itangiriro 3:15-24. Hagira umuntu hasoma yiwe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urugo, uzagukomeretsa umutwe nawe uzagukomeretsa n'agasitsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. 15 irahagije. Imana Adamu akimara gukora icyaha, niyo ubwayo yatangiye gutanga response. Iravuga ngo nzashyira urwango yavugaga ngo nzashyira urwango hagati y'urubyaro rw'umugore n'urubyaro rw'inzoka. Umuntu ashobora kwibwira ngo runo rwango ni uruhe? Kera nigeze kubona kumwe n'umubyeyi mbyara ahantu, inzoka ziraza nk'eshatu ndazica, zose 3 ndazica, ari nyiri umwana mutoya. Nishi ya mbere ivaho, hazindi mbona ngira ngo zari zirara mu ziri mu gafungu, hazindi ndayica, mu ya gatatu buke yahoze imamu mbyara. Uwo munsi sinzi amakuru narayakuye, ndavuga ngo 20 bivuyeho. 20 bigahe bivuyeho ibiki? Aha, abantu benshi bazi ko uyu murongo ari kivuze. Ngo nzashyira urwango hagati y'urubyaro rwawe n'urw'inzoka, ku buryo ubona inzoka ukayica, ukavuga ubwo nyishe bivuyeho. Iya kabiri bivuyeho, iya gatatu 20 bivuyeho. Sinzana nabikuye ko ni mu idini. Amen. Imana ikintu yatangaje cya mbere, umuntu akimara gukora icyaha yavuze ikintu bita urwango. Urwango yavugaga ntabwo ari urwango rwo gufata inzoka ukayimena umutwe. Urwango yavugaga ni urwango rw'umusaraba. Yaravuze ngo nzashyira urwango hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'umugore, urubyaro rw'inzoka, urubyaro rw'umugore. Bavuga ngo urubyaro rw'inzoka ni uruhe, urubyaro rw'umugore ni uruhe? Urubyaro rw'umugore ni Yesu, agombaga kuza akavuka akabyarwa na Mariya. Ubagaratiya 4:4 aravuga ngo igihe gikwiye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo waje abyarwa n'umugore, avuka atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure atwarwa nayo, iduheshe guhinduka abana b'Imana. Urubyaro rw'inzoka ni umuntu, kubera ko umuntu yakiriye umwuka uva kuri Satani kubera kutumvira Imana. Satani yaciye mu inzoka ishuka Adamu, iyo spirit yinjira mu mwana w'umuntu. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu habaho kutumvira Imana, ariko ari urubyaro ukomotse ku mwuka w'inzoka. Buri byo nshaka kugira ngo mvuge muri fondasiyo. Ikindi gikurikiye, muri Luka Yesu yabwiye Abayuda avuga ngo mwabana, ni Yohana Umubatiza, ngo mwabana b'icira mwenda waburiye. Abana b'icira mwenda ni Abayuda bakomoka kuri Aburahamu, bafite igisekuruza cyo kwa Aburahamu. Yavugaga abana b'icira aganisha ku nkomoko y'uko ari abanyabyaha bakomoka kuri Adamu. Ngo ninde waburiye kugira ngo muburirwe umujinya uzatera. Avuga abana b'icira. Tuvuga ngo isi yose igihe cya Yesu yari ihagarariwe n'Abayuda, bagombaga kuzamwica, akabamba ku musaraba, bakica umwana w'umugore, urubyaro rw'umugore, ariko bishwe n'urubyaro
ni ukuvuga ngo Isirayeli yari sampo y'isi yose igomba kuzamanika umucunguzi ikamwica. Ibyo Imana avugaga hano mu Itangiriro 3:15 vanga izashyira urwango hagati y'urubyaro rw'umugore n'urubyaro rw'inzoka, ibyo byabaye ku musaraba. Haleluya, haleluya, haleluya. Reaction Imana yagize ku cyaha ni ukwiyunga. Vango hari ikintu bita urwango ruzazana. Ibyo nasomye mu Bakorinto ba 2:5-21 bavuga utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduriye kuba icyaha kugira ngo muri we biciye muri iyo nzira duhinduke gukiranuka kw'Imana. Niyo nzira y'umukiro Imana yaciye. Uwo ni umuntu wa mbere bita Adamu. Ikintu Imana yakoze soma 24 mbere y'uko kwirukana hari ikintu yabanje gukora. Hera kuri 22 imaze gutanga itangazo, ariko hari ikintu kigiye kuvugirwa muri Edeni mbere y'uko yirukana Adamu. Uwiteka Imana avuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi, noneho atayibura atarama ukuboko agasoroma no kukijugunya akajya agana amateka byose. Icyo cyatumye Uwiteka Imana yirukana muri ya muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'ingobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiramo abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Amen. Yesu ashimwe. Ikintu Imana yakoze mbere yo kwirukana, yarabanje ikora ikintu avuga ngo ngiye kubirukana, ariko ngiye kubikora mu buryo buri toto. Irangije ifata umukerubi ufite inkota ngo yaka umuriro, ngo kandi iyo nkota muze kwasoma neza ngo izenguruka impande zose kugira ngo ibuze umuntu gusubira ku giti cy'ubugingo. Iyishyira ku muryango usubira muri Edeni kugira ngo ibuze umuntu gusubira mu giti cy'ubugingo. Biyandi magambo Imana avuga ngo hagati yanjye nawe habamo ikintu bita ubwanzi. Ntabwo nshaka ko wongera gusubira muri presence yanjye, sohoka agenda. Bibiliya iravuga ngo yaramwirukanye, ntabwo yamusezereye, yaramwirukanye. Ayo ni amakuru mabi dusangiye twese tuvuka ku babyeyi bacu. Aho twavutse hose twavukiye muri ubwo bwanzi bwacu n'Imana, kubaho ubuzima buri separated n'Imana. Iyo separation niyo bita spiritual death. Tuvukana twese, tuvukana umujinya, tuvukana gutandukana n'Imana. Icyo Imana nakoze kugira ngo ibigaragaze, yashyizeho marayika w'umukerubi ufite inkota izenguruka yaka umuriro kugira ngo ibuze umuntu gusubira muri Edeni. Aya ni amateka dusangiye twese, bigaragaza umujinya w'Imana ubibwira n'urubanza icyaha. Ntaragera kure muzi Matayo 27, ntaho nshaka ko tosoma ndababwira izo nkuru murazizi, kuko abakerubi bafite inkota yaka umuriro baje kugaragara igihe babambaga umwenda ukingiriza ahera n'ahera cyane. Mose yabwiwe n'Imana ngo nimujya kure mu uyu mwenda ngo hari ibintu bari bushushanyemo muri uwo mwenda. Uwo mwenda bagushushanyemo abakerubi bagomba kuba muri uwo mwenda. Muze gusoma 26 kuva. Uwo mwenda bagomba kushushanyijemo abakerubi, noneho ugashyirwa ahera n'ahera cyane. Avuga ngo ntabwo nshaka ko wishyira ahera cyane muri presence yanjye, narabirukanye. Icyakora azajya yishurwa n'umuntu umwe rimwe ku mwaka utashye umutambyi mukuru. Yesu ashimwe cyane. Uyu mutambyi mukuru uzajya winjira ahera cyane, azajya tubasha kubona ububasha bwo kwinjira mwenda, tubasha kwinjira ahera, tubasha kuvuga abahanzi. Amen. Isezerano rya kera ryose rigenda rigaragaza uyu mwenda ukingiriza ahera, ihema ry'ibonaniro bakiva muri Egiputa. Amateka yo mu butayu no mu gihugu cy'amasezerano n'ubu biracyahari, baracyafite uwo mwenda, ariko uwo mwenda wagenuraga Yesu Kristo uzaza. Matayo 27:45 gukomeza riravuga ngo guhera saa 6 kugeza saa 9, amasaha 6, guhera saa 6 kugeza saa 9 ngo hari ikintu bitubwira kandi ubwira ko bagenuraga urubanza Imana imanuye. Yesu Kristo ari ku musaraba guhera saa 6 kugeza saa 9 hari ikintu bitubwira ko ari mu gihugu hose, ntabwo ari ku isi yose, ni mu gihugu hose.
kubera icyari mu gihugu. Ni magambo rero mu ikarita ya Israeli hakurya za Jordan no hirya za Palestina hose izuba ryaravaga kuva saa 6 kugeza saa 9, ariko muri Israeli cyane cyane Golgota hari ikintu bita uburakari bw'Imana. Imana urubanza rw'ibyaha by'abantu ku mwana wayo. Kuva saa 6 kugeza saa 9 hari ikintu bita ubwirakari. Saa 9 zigeze ngo umwami ukingiza hera ucikamo kabiri. Miyani magambo Imana itanze karibu nanone. Munyabyaha we binyuze mu kibaye hani Golgota karibu ahera. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Uyu mujinya w'Imana wabonye ku mwana wayo kuva saa 6 kugeza saa 9 arawugotomera arawunywa kugira ngo yunge abantu n'Imana. Umwami ukingiriza hera mutigira ko wacitsemo ko karakenda yeneka kuze gashaje buryo iburayi bakose kugacika. Wowe ufite santimetero 10 ni umwenda wowe ufite umuguno wa santimetero 10 umwami ukingiriza hera bahera cyane ucikamo kabiri wiza mu rupfu rw'umwana w'Imana. Byagenuraga yuko hagati y'umuntu n'Imana separation yari ihari bikuremo na Yesu. Iyo tumaze kwizera Kristo twiyunga n'Imana. Nta kindi twunga n'Imana nuko Kristo yakiriye umujinya twagombaga, akakira urubanza twagombaga kubera ibyaha byacu nuko twabayeho nuko twavutse. Tuvuga turi babi dutandukanye n'Imana. N'inyangamugayo zivuka rimwe imbere y'Imana zitari zakora n'ibyaha. Reka mbereke. Ugiye muri pepenyeri ukabonamo urugemwe rwa avoka n'urugemwe rw'umwembe, wabitandukanye cyangwa wabitandukanye? Hari urubuto waba wabonye rwabyo, ariko kuko ubizi urabitandukanye bikiri muri pepenyeri. Niko n'Imana ituzi tukinavuka ko turi imbere yayo. Nubwo utari wasambana, utari wiba, utari watongana, utari waresha, uri mubi, utari wanariko. Niyo nkuru dufite twese, tuvuga turi babi. Iyo nature ni Imana ikiza, kandi iyo nature ni ikomoka y'ibintu byose. Niba uri inyangamugayo ukaba udafite ikintu wumva wakizwa, kizwa iyo nature, kuko iyo nature niyo nkomoko y'ibindi byose. Igihe kizagera n'ifumbire igakura izera imbuto. Haleluya. Yesu Kristo aza kubyunga n'Imana, twaba twaratandukanye n'Imana kubw'imitima yacu yari itandukanye n'Imana. Imitima yanduye ya kamere y'ubunyabyaha yari imbuto z'ibyaha. Ikintu Imana yaje kugiringana nacyo ni kamere, it's the nature of disobedience. Twavukiye muri kamere yo kutumvira Imana. Iyo ni Imana iza kugira ngo icungure. Ushobora kurekura ibyaha byawe rimwe, ubundi ukarekura ibindi, ariko n'iki gihari izabura ibivumbure ibicyaha. Ikimana yaje gukiza its nature. Yesu ashimwe cyane. Amen. So Yesu Kristo apfa saa 6 yakira umujinya kuva saa 6 kugeza saa 9, yakiraga urubanza rw'abanyabyaha. Yaravuze muri Mariko hejuru y'isi nzirereza amahanga yose. Amahanga ameze ati abanyabyaha bambaye Yesu. Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhiye ku cyaha bwacu babushyiriye ku cyaha kw'Imana. Haleluya. Yesaya 52:7. Yesaya 52:7. Hagira umuntu uhasomera yongera asoma 53:5. Ubu bwiyunge Yesu Kristo ko ari umuntu wacu w'Imana, our reconciler. Ubwabyo kubyumva ni inkuru nziza. Yesaya 52:7. Murongo wa 7. akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Siyoni ati
Imana yawe iri ku ngoma, ijwi ry'abarinzi bawe bararanguruye baririmba hamwe, kuko ubwo Uwiteka azagaruka i Siyoni, azamwirebera ubwabo. Ararekera avuga ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza. Bavuze imisozi cyane umusozi, Imisozi. ni mu bwinshi, ntabwo ari umusozi. Abantu bashaka kuvuga umusozi, ntabwo ari umusozi, ni imisozi. Ahangaha ushatse wakwibaza uti se ni gute ibirenge byuzanye inkuru nziza biba biri ku misozi yose? Ubu se yitanyura n'inshuro zingahe kujya ku misozi yose? Ariko umuhanuzi arimo guhanura ni imvugo y'umwuka agaragaza yuko iyi nkuru nziza izagera ku misozi yose. Iyo avuga imisozi aba avuga amahanga yose, avuga amahanga yose yuko ibi birenge byuzanye inkuru nziza ku misozi ari byiza cyane. Paul aravuga yandikira itorero ry'i Roma, aravuga ngo ubutumwa bwiza nahamagariwe n'abari imbata yabo buvuga iby'umwana wayo. Ni ubutumwa bwiza bw'Imana buvuga iby'umwana wayo wavutse mu bwenge bwa Dawidi ku mubiri. Amen. Yesu Kristo yagombaga kuza gufite inkuru nziza. Inkuru nziza, ikintu cya mbere, ikintu kiyihate ni ukuvuga ngo urubanza wari ufite rw'ibyaha byawe ndarwakiriye. Icya kabiri, urupfu waba ufite ugomba kurupfa, kuko ibyo by'ibyaha ari urupfu, ugomba kurwakira nka rupfu kugira ngo mbashe gukunga n'Imana. Ikindi cya gatatu, kurimbuka kw'iteka ryose. Ngiye kukurimbuka mara iminsi 3, nimara kuyimara ikuzimu nzazuka. Nimara kuzuka uzaba ufite n'umutambyi n'igitambo icyarimwe by'iteka ryose, tubane by'iteka ryose, nkunga n'Imana by'iteka ryose. Amen. Umuzuko wa Yesu tuwukibitsemo nuko twabonye umuzi w'iteka ryose, twabonye umuzi w'iteka ryose. Nizo mbaraga z'umuzuko wa Yesu. Niyo mpamvu Paul avuga ngo kuzuka kutarabayeho ibyo tubwiriza byaba ari ubusa. Ngo twaba duhindutse n'abantu no kugirirwa impuhwe kuko tuvuga ibyo Imana itakoze, ariko Yesu yarazuze. Niba yarazuze, dufite umutambyi w'iteka ryose, dufite umwunzi uhoraho by'iteka ryose, dufite igitambo cy'iteka ryose, dufite amaraso ahoraho by'iteka ryose. Ntabwo ari amaraso y'inyamaswa yapfaga agakenerwa indi nyamaswa, ni amaraso y'iteka ryose. Mpamvu agakiza ni ak'iteka ryose, ntabwo ari agakiza k'igicagati. Ubwuzi bwaba hagati yacu n'Imana ni ubw'iteka ryose. That's the gospel. That is the gospel. That's the gospel. Ibirenge byuzanye inkuru nziza ku misozi. Ndashimana cyane ko no mu Rwanda iyo nkuru nziza yahageze, twaba tuyifite. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesaya 53:5 hasome twihuta. Nyamara ibicumuro byacu byacumitiwe, yashenjaguye gukiranuka kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo dukirisha. Rekera avanga igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri we. Reka mbabwire akantu k'ibanga kari hano. Yesaya arimo arahanura Yesu nyuma y'imyaka 400 na Yesu atari yazi, ariko arabivuga nk'aho bivuga muri past, kandi abivuga nk'aho Yesu yagomba kuba azaza. Ariko arimo avuga ngo imibyimba ye niyo dukirisha. Avuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, akabishyira muri past tense, kandi Yesu atari yagaje. Kigaragaza neza ko mu gucungura k'umuntu n'Imana, ubucunguzi hagati y'umuntu n'Imana byari ibintu biri muri gahunda y'Imana. Abantu bakabanura nk'aho ari ikintu cyarangiye muri gahunda y'Imana, ariko kitari cyaboneka kuri twebwe. Amen. Avuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri we. Reka mbabwire, aya mahoro avugwa hano ntabwo ari amahoro nka security. Nk'ubu urugero, hano mu Rwanda dufite hari difference hagati ya security na peace, security and peace. Yego, ushobora kuba ufite security ariko udafite peace. Mu gihugu cy'u Rwanda cyo twakwemeza ko dufite ni security, but you don't have peace. Kubera ko mu Rwanda imbere nubwo imipaka imeze neza, ariko mu Rwanda hari abantu bicaye hagati mu gihugu. Hari umugore n'umugabo batonganye, barwanye, batandukanye, n'ubu hamuvugira ahangaha nta mahoro ahari. Aya mahoro avugwa hano ni amahoro hagati y'umuntu n'Imana. Hagati y'umuntu n'Imana avuga ngo nta makimbirane hagati yanjye nawe ahari. Avuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri Yesu.
Yesu arimo arabona ngo hari igihano kizaza hakaba igihe bita amahoro hagati yacu n'Imana. Turashima Imana cyane ku bwa Yesu yapfaga ku musaraba yatwuzuye Imana. Yakiriye igihano twagombaga, igihano yakiriye ni igihano twagombaga kuzabona tukaribuka by'iteka ryose. Yesu aracyakira agotumira umujinya twagombaga, arawunywa arangije arapfa. Amaze gupfa aduhuza n'Imana. Mu rupfu rwa Yesu twunzwe n'Imana. Igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri we. Reka mbabwire rero, utari wumva ikintu giti igihano Yesu yakiriye ntabwo urakira agakiza, ntabwo urakira, kuko niyo fondasiyo, niyo fondasiyo y'agakiza na asiranse yako. Nuko umujinya twagombaga, urubanza twagombaga, gucirwaho iteka twagombaga, Yesu Kristo yarakwakiriye ajya ku musaraba atwunga n'Imana byuzuye. Apokarataso atwunga n'Imana muri buri complete. Hallelujah, narakijijwe. Hallelujah, narabohowe. Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, uhimbazwe. Murayizi iyo ndirimbo? Murayizi? Hamwe ntabwo bayizi. Uvuga ngo hallelujah, hallelujah, narakijijwe, narabohowe. Hallelujah, Yesu ahimbazwe. Mu mwaka ni Nowa namuvuga nihuta 6:8 Itangiriro na 7 murongo wa mbere. Imana izana umujinya kubera ibyaha by'abantu mu Itangiriro. Ikintu Imana yavuze murongo wa 8 avuga ngo ariko Nowa agirirwa ihirwe ku Uwiteka. Bibiliya icyongereza avuga ngo but Noah found favor from God. Noah found favor from God. Igihe abantu bose bakikiriraga mu mazi hasi, Nowa we ngo yabonye favor ku Mana. Iyi favor yageneraga grace, ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana. Ntabwo Nowa ari umukiranutsi, kuko umukiranutsi abyitwa muri 7. Muri 6 bavuga yuko yabonye favor. Muri 7 murongo wa mbere akavuga ngo Imana avuga ngo mu bantu bose mbonye Nowa wenyine ni umukiranutsi ku isi yose, niwe ugiye gukira umujinya wanjye, abandi bose ngiye kubica. Ariko aho ni muri 7. Muri 6 murongo wa 8 avanga ariko Nowa agirira ihirwe ku Uwiteka. Ni ihirwe idakomoka mu mirimo ye myiza no gukiranuka kwe. He found favor from God, undeserved, unmerited favor as grace, cyangwa ubuntu bw'Imana. Abandi bapfira mu mazi, Nowa akizwa n'amazi, areremba hejuru y'umujinya w'Imana, abandi bapfira munsi y'amazi. Iyo mugihe yagenuraga Kristo, uzaba murimo akazaba areremba hejuru y'ikintu cy'umujinya w'Imana, nta rubanza afite, adacirwa iteka, nta rubanza, nta kurimbuka, ahubwo yinjoyinga presence y'Imana mu buzima bwose bwayo. It was a picture of Christ. Inkuge ni Yesu. Kuko ikigaragaza ko Nowa yari mubi, na nyuma yaho yaje kumugwagwa, anyoye urwagwa rwo muraruzi, arasinda yambara ubusa, abana baramuseka, arangije arabavuma. Komoka amakimbirane menshi atandukanye. Nowa found favor from God. Uwa gatatu na Abrahamu, Itangiriro 12 murongo wa 1 kugeza kuri 3 aravuga ngo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha muri Abrahamu. Uyu mugisha wari ubwiyunge. Abaroma 4 bahasoma murongo wa 7. Romans chapter 4 verse 7. Ni umuntu wa 4, mvuye kuri Adamu njya kuri Nowa ngiye kuri Abrahamu. Imana yabwiye mu miryango yose yo mu isi, muri wowe niwe uzaherwa ikintu bita umugisha. Uyu mugisha tugiye kubona mu Roma ibice 4 n'umurongo wa 7. Twihute. Hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'Uwiteka atazabaraho icyaha. Mbese ayo mahirwe asezeranijwe abakizwe bonyine cyangwa n'abatarakizwe? Ko tuvuga tuti kwizera kwa Aburahamu kwamubanyirijwe no gukiranuka, kwamubanyirijwe ryari? Nubwo yari yarakebwe cyangwa nubwo yari atararakebwe? Rekera already muze kwasoma neza, hararyoshye cyane. Ariko iyi chapter 4 yose ivuga ku gukiranuka kw'Imana. Imana ibara ku muntu bidakomotse mu ruhushya, bidakomotse mu mategeko ya Mose, bikomotse ku kwizera yizeye Yesu Kristo ubasha kumuha gukiranuka kw'Imana. Aravuga ngo
hahirwa umuntu w'Uwiteka atazabaraho icyaha. Hahirwa umuntu w'Uwiteka atazabaraho icyaha. Avanga amahirwe asezeranije ni abakebwe bafite amategeko oya da, ahubwo n'abatakebwe nabo. Icyo Paul arimo kuvuga hano avuga ngo umuntu w'Uwiteka atazabaraho icyaha niwe munyamahirwe wa mbere. Nta garuka ataragifite, nuko atakibarwaho. Nta garuko mu by'ukuri ari uwera, nta kintu kibi kimubonekaho, nuko atakibarwaho, nuko yizeye wakibazweho ari we Yesu. Gukizwa ni ugukizwa, ntabwo ari ukwikiza, ni ugukizwa. Impamvu hari ahozwa nuko ari igikorwa ukorerwa n'undi atari icyawe, ni ugukizwa, ntabwo ari ukwikiza. It's to be saved, it's not to save yourself, it's to be saved. Isashimwe cyane. Hahirwa umuntu w'Uwiteka atazabaraho icyaha. Umushinya we ukaba utamuriho, uri umunyamahirwe. Niwo bita barokora ubundi, niwo murokora ubundi. Ntabwo umurokora ari umuntu wibomarika yitwara ukuntu ariko ndashaka kwitwara umuntu ugomba kwitwara kubahiriza amategeko, ugakora ibintu byiza, ugakora gutwara hejuru. Oya ntabwo umurokore, iryo jambo murokore muri umwimerere wawe bivuze ko umuntu warokotse iki ubanza kwitwara. Ushaka umushinga w'Imana n'umushinga uzatera akawurokoka, akaba ategereje Yesu, atamutegereje ubwoba, ahubwo ategereje ibyishimo. Maranatha, 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 Yesu naza. Maranatha we Yesu naza. Ariko usanga bavuga ngo Yesu agiye kuza se ntabwo bwigeze, ntabwo ntatunganywa. Yaba yasaga ari mu rusengero, yaba yasaga ari muri rwanda kandi muri kirasi, kuko muri kirasi akora, muri kirasi akora ibindi bintu, hanyuma mu rusengero aba yuzuye umwuka, yagera hanze akajya mu nzu. Ibyo ni umwuka nawe, ntabwo twiyuzwa w'imibiri. Onesiforo yaje ari umugisha. Onesiforo ni umuntu twakoranye muri kaminuza, was my classmate. Twaricaranye, twarakoranye, nakoze vet medicine, nawe twarakoranye. Twebwe rero bafitaga abapasiteri, twe twicaraga imbere hano mu kizamini, twicaraga hano imbere. Ushatse kuvuga ngo utaza no kuba tempted no gukopezwa n'umuntu haya cyangwa ukamukopeza hariya, ukicara hano imbere, hano imbere bahitaga mu gipasiteri, niho twicaraga. Abandi bakicara neza, bakicara neza, bagakora ikibuga, bakicara neza. Kababwiye niba uri umurokore ukabukora ibyo, ntabwo uramya ibyo wizera. Nta muto wera. Kandi izo ntebe dutangiye kuzikora twagize amanota meza cyane, uzamubaze. Twagize amanota meza cyane kuko byaduhaga imbaraga zo kugenda tukiga. Ntabwo nta kindi kibazo dufite, kije kwiga kandi tugatsinda. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Bivugiye iki? Bivugiye iki aho ngaho? Sinzi impamvu ngiye aho hose. Okay, icyo nashaka kugira ngo mvuge cy'ingenzi hano nuko abanyamugisha, abanyamahirwe n'abantu badafite urubanza rw'iteka, bafite ubugingo buhoraho muri Yesu. Kozwe n'Imana. Umuntu wa wundi ni Mose. Ndabivuga nihuta kuko amasaha yamfashe. Mose mu kubara 21 muraza kubona scenario yahabaye guhera ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 9. Ntabwo wasoma, ndahavuga nihuta ko murahazi amagambo ahari. Hari ikintu cyabayeho mu mateka ya Isirayeli. Bivovoteye Uwiteka, baravuga ngo imitsima ngo dufite irasharira, ariko bakanayivanga ngo nta mitsima dufite, nta mitsima dufite, kandi iyo dufite irabishye. Babona Imana babona nk'aho barimo kwica. Nta mitsima dufite kandi iyo dufite irabishye. Urumva uramutse ujye nko mu rubanza kavuga icyo kintu, nta mitsima mfite yo kurya kandi irabishye. Muza twasoma niko byanditse ngo nta mitsima dufite, impamvu ibibazo bivovotaga, ariko bakongera kuvuga ngo tubihiwe n'iyi mitsima ibishye gute idahari. Ikintu Imana yakoze gikomeye cyane, yarese turinze kuri icyo kibazo, aravuga ngo reka nzane ikintu bita inzoka. Zakuririye Umwisirayeli, ziramurya, Abisirayeli benshi barapfa. Barangije bajya kuri Mose baravuga ngo twamaze kumenya ko twakoze icyaha, genda tubwire Uwiteka adukure munsi y'inzoka. Mose agezeyo, Imana avuga ngo ibintu bimeze nk'iby'imikino ntabwo bishaka,
ntabwo ndi buzibakuremo. Biravuga ngo abantu benshi barapfa bishwe n'iki kintu cyo kwitotomba. Basabaga imitsima bakanavuga ngo irabishye, ngo nayihari kandi irabishye. Imana ihita ibona icyo bita disobedience, ihita yibuka ubwigomeke no kutanyurwa kwabonetse muri Edeni. Ikibazo cyaje kuri Adamu, Satani yatereye ku kintu bita ifunguro, imirire. N'ubu cyari kigarutse ku bintu bita ishanga rya Isirayeli. Bagaragaza kamere yo muri Adamu yo kwigomeka ku Mana no kuyituka, kuko baravuze nyuma yaho bavuga ngo twavuze Imana na Mose nabi, batura ibyaha byabo niko bavuze. Yesu ashimwe cyane. Imana avuga ngo bareke zibice, zirabarya. Ariko nyuma Imana iza kubwira Mose, rero Mose igisubizo ngiye kuguha gikomeye cyane, genda ucure inzoka. Ucure inzoka isa na ziriya zirimo kubarya. Nurangiza iyo nzoka imanike ku giti cy'ibendera, uwari we n'inzoka wese nayireba arakira. Urumva ushyizemo ubwenge ntabwo bigira. Ni gute ndimo kuribwa n'inzoka urushaho no kubica ngiye gupfa no gusanga, ukaba igisubizo nawe ngo indebe inzoka yindi imanitse ku giti ngo ningireba gusa naki mu bwenge bw'abantu n'abantu. Ubona rero n'inzoka yagenda kumva akajya mu gisambu agashaka ibiti akiguma, cyangwa agashaka umukobozi. Ariko Imana yaravuze ngo uburyo bwanyu n'ikibazo mufite ntabwo ari icyubu, ni icyace. Ngiye kubereka rero uburyo nzagikuraho, ntabwo ari icyubu. Iki kibazo mufite ni icyo muri Adamu. Imana izana inzoka yo muri Adamu, iravuga ngo genda ucure inzoka isa na ziriya uyimanike ku giti. Na arangije ayicura muri bronze. Abantu bize shimi murabizi bronze ubundi na copper byose ni bimwe, bifite ibara ry'umutuku. Mose yaragiye acura inzoka mu muringa ariyo bronze. Iyo nzoka isa na ziriya zabaryaga ayimanika ku giti. Noneho umuntu wari wese yarebaga kuri iyo nzoka yarakira. Iyo nzoka yarakuka, iyo nzoka y'umutuku, it was red serpent. Imana iratanga amarenga n'ikintu izakora kugira ngo kubeho n'ubwigomeke n'ibyaha. Niko Adamu yitwikirije agiye guhura na Yesu, amaze no kuvuga bwa kabiri avuga ngo nk'uko Mose wansize ku butayu, niko n'umwana w'umuntu akwiye kubareka kugira ngo uwuye abone uruhare mu kintu gukora. Yesu ashimwe cyane. Uwarebye kuri iyo nzoka wese yarakiraga. Cyari igitangaza kibaye mu bwoko bwa Isirayeli. Nta bundi bwenge bukoreshejwe, nta zindi tekinike. Uwarebaga kuri iyo nzoka gusa, ako kanya bwa buryo bwose bwararangiraga. Haleluya. Byageneraga umusaraba wa Yesu, igiti cy'ibendera. Niyo mpamvu yandi bavuga ngo umusaraba niyo bendera ryacu abakijijwe. Ibendera ry'agakiza k'abizera umusaraba wa Yesu. Azumanika inzoka isa na ziriya, uburibwe bwabo buranyuzwa n'iriya nzoka itukura. Ntabwo ari umukara, ntabwo ari green, ntabwo ari shokora. Umusaraba, igiti cy'ibendera cyari gifite inzoka isa n'izabariye, inzoka itukura bigenura amaraso ya Yesu azabasha gutunga abantu n'Imana. Biravuga ngo nyuma y'aho ngaho bakomeje urugendo rwabo bagenda bumvikana n'Imana.
haleluya. Igenera ubwiyunge hagati y'umuntu n'Imana buzazanwa n'ubucuruzi. Umwana w'Imana uzaza akakira urubanza rw'abantu n'umujinya wabo, bakwihana bakizera uwo igikorwa. Kwizera ni ukudepanda, total dependence. Nk'uko bakumanika kuri City Tower, bakumanika kuri City Tower bakavuga ngo manuka, umuntu uri hasi aragusaba ibyo bita kwizera, total dependence, relying to something. Ibita faith ni ukwiriye, ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kwizera Yesu Kristo ntabwo ari ugushidikanya, ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya. Bakakumanika hejuru kuri City Tower, hepfo hakaba hari umuntu akavuga ngo manuka nshuti yanjye ndagusaba. Noneho ukamanuka wirekuye wese, ukamanuka wajya muri metero 40 ukaguma rwose niba ufite nayo ufite ngo mwumve n'ibindi you trust 100% that this person is done, is able to sustain your life, is able to sustain your life. Wajya muri metero 60 ukavuga for sure I trust this person, ni ingiro mu mukoro w'abakozi. Ibyo bita faith, ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Iyo twizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wakunzwe n'Imana, tumwizera byuzuye ko ahagije, utongera gutwara ikirenge twawe. Yesu Kristo is able to sustain your life from beginning to the end. Ni agakiza k'iteka, ntabwo ari agakiza k'igicandati, ni agakiza k'iteka from beginning to the end. Ni nawe utsinda gusitara no mu rugendo hagati. We are secure in Christ. We are secure in our reconciler. We are secure in Christ. Do you have that faith? Yes, ashimwe. Yes, ashimwe. Uyu ni Mose, abaprofeti bagiye bihanura nabo bayesana bavuze ntabwo basubiraho, ariko byose byageneraga Yesu. Matayo 1:21 aravuga ngo uzabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Impamvu ya Yesu nuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nta mwanya afite ubu, nakababwira uruzingo neza ibyo ashaka kuvuga. Ariko ijambo Yesu ntabwo ari Ikinyarwanda, ntabwo ari Icyongereza, ni ijambo ry'Igiheburayi rivuga Yoshua. Yoshua bisobanuye ngo ni Uwiteka ukiza, cyangwa ni agakiza gakomoka ku Mana. Yoshua, Yozuwe. Niyo mpamvu Mose yohereza abatasi kujya gutata igihugu cya Kanani. Yohereza abantu 10 n'abangahe? 12. Umuntu bita Yoshua baramwohereje, muze kubisoma mu Kubara 13 gukomeza imbere muraza gusanga mizo. Ntabwo Yoshua yitwaga Yoshua, yahoze yitwa Hoseya, bisobanuye ngo ni agakiza. Noneho Mose agiye kumwohereza ahishurirwa yuko Yoshua ari uzageza bamubana mu gihugu cy'amasezerano, amuhindura izina, amukura kuri Hoseya amwita Yoshua. Vango muzagera mu gihugu cy'amasezerano ariko bikozwe nande? N'Uwiteka. It's God who says, it's God, n'Uwiteka uzakumugera mu gihugu cy'amasezerano. Iyi Kanani ntabwo ari ubutaka, ni Kanani y'ijuru. Haleluya, haleluya. Yesu niwe agomba gukiza ibyaha by'abantu. Icyanyuma mvuga nirize leta zo kumva n'Imana. Icyakomotse mu kuba twarunzwe n'Imana ni iki? Ugomba kuba ufite niba warabyizeye. Icyambere biravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibyakera bishize. Urabura umushingwe bavuga ngo murabatera mwako cyangwa uri umwungura, biramaze. Nigeze kuba nigisha iwacu mu rugo, nayo narashaka, mbaye dawe narashatse, mfite umugore wanjye mwiza. Ubundi twavuga kuba twazanye ariko ntabwo byakunze, amwita Geneti Munganye nka utahenda tuzaza nimo kujya kudutumira. Rimwe yigeze kwigisha ndi mu rugo iwacu n'ababyeyi bana bene icyama nibura ibintu by'ubwoko biki byose, Imana ikamuza n'umushingwe mwiza wakijije namushaka. Ngiye kubona abana ababyeyi batangiye kurebanaho,
barakijijwe ariko bari mu idini ariko ntabwo bazi no gucunga uko ariko. Mbona barasa n'abo bahungabanya umwungura umushinga abaki bose Bibiliya avuga ngo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Icyo bavuga ni kainos bavuga ngo ni ikintu kibaye uwo mwanya kigeze kibaho kuva isi yaremwa. The kainos ako kanya nibwo kiba kibayeho. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu yiyunze n'Imana aba ari icyaremwe gishya, ibya kera babishize. Hano bavuga ngo ngewe mfite karande, ngo karande ngo iwacu bimereye nabi ntabwo wari n'umurimo. Iyo uri muri Kristo uri icyaremwe gishyashya, ibya kera babishize, byose arihindutse bishyashya. Ikintu cya kabiri, tuba dufite amahoro n'Imana. Igihano kiduhesha amahoro cyagiye kuri Yesu watwunze n'Imana, twiyunze n'Imana bwa Kristo, twunzwe n'Imana. Amahoro mu mutima, ntabwo nzarimbuka mfite ubugingo buhoraho. Nk'ubu ndahangaha nzi yuko ndi ku isi kubera impamvu z'akazi, ariko ubwo umwuka ndi mu ijuru. Ubundi abantu bakishijwe ntabwo bajya mu ijuru ko Yesu yaje, batuyeyo, baza ku isi kubera impamvu z'akazi, baza ku isi kubera impamvu z'iki z'akazi. Bibiliya iravuga ngo imaze kutuzura yatwicaje mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Turi muri Kristo Yesu, turi mu isi ku mpamvu z'akazi. Icya gatatu, turi abakiranutsi. Gukiranuka kuvugwa hano ntabwo ari ugukiranuka kw'imirimo, ni ugukiranuka nka status. Uvuga ngo hagati yanjye na runaka twarakiranutse, icyo bivuze hagati yanjye nawe twarakiranutse, ukitwa umukiranutsi kuko wakiranutse n'undi muntu wari ufite ububasha. Hagati yanjye n'Imana nahindutse umukiranutsi nayo, hagati yanjye nayo nta rubanza rugihari. Status yanjye, condition yanjye hagati y'Imana, nakiranutse n'Imana nkitwa umukiranutsi. Ntabwo ari umukiranutsi kubera ko nafite amafuti yanjye, ni umukiranutsi kubera ko hagati yanjye nayo icyanukanyaga nayo cyavuyeho, nyiranuka nayo. Mfite gukiranuka bakomotse ku cyo Yesu yakoze ku musaraba, hitwa umukiranutsi. Abizera bose muri Kristo bafite gukiranuka nta tandukaniro. Haleluya. Ko gukiranuka ni gukura nta nubwo kumanuka. Ntabwo iyo ukoze neza gukura, wakora no kumanuka. Oya, it's a standard. Umuntu wese uri muri Yesu aba afite gukiranuka kuzuye 100%. Nta muntu mwiza yari yakora umuntu. Kandi gukiranuka ntabwo gukura nta nubwo kumanuka hasi. Icyanyuma ni ubugingo buhoraho. Izi leta z'ubwiyunge dufite ubugingo buhoraho. Nahawe ubugingo, tuhaguruke. Nahawe ubugingo buhoraho bwose, kandi kandi yasize umutuka neshejwe umutima wanjye umuriro w'ishuye umuco Yesu ukiza. Haleluya. Ngara ku musozo, ushobora kuba byose navuze bitari byo byawe. Niba utari wiyunga n'Imana, yana amahirwe kujya mu yindi n'Imana. Niba hari ikintu gikomeye gitangaje, ni ukuba hari umuntu ushaka kuzumva iyi nkuru nziza ntayizera akazarimbuka kuko atizeye. Niba uri intama y'Imana, Imana ikaba irimo gukoresha umutima wawe, ukaba wumva wifuza gukizwa. Ni ugukizwa, ntabwo ari ukwikiza, ni ugukizwa. Aya ni amahirwe kugira ngo wakire Yesu mu buzima bwawe, akunge n'Imana. Ntabwo ari ubwenge bwawe bwakungwa n'Imana, ni Yesu Kristo watwunze n'Imana. Niba urimo hano, manika ikiganza cyawe ukeneye kwiyunga n'Imana. Manika ikiganza cyawe n'imbaraga zawe zose ukeneye gukizwa, ukiyunga n'Imana. Haleluya. Haleluya.
ntabwo amagambo usubiramo ariyo agakiza. Niyo makosa akunda kuba ku bantu, amagambo usubiramo amagambo usubiramo aya magambo barimo gutwerera agakiza kagaragara, aho ibintu wakira umutima wawe. Inkuru nziza y'agakiza nibwo buzima butari agakiza.